Amagambo ukoresha, ibikorwa werekana cyangwa se n'ibindi bintu bigiye bitandukanye ukora mu rukundo nibyo bishobora gutuma utabona umukunzi cyangwa se n'umukundanye, bigatuma urukundo rukomera cyangwa se rugasenyuka. Umunsi naguteguriye uko batereta neza. Gutereta neza ni gute? Gusanga umuntu atereta ariko ugasanga ubuzima bwiwe bugiye mu kaga, ndavuga ubuzima bw'urukundo. Ugasanga umukobwa mukundanye ukwezi kumwe 2, 3, 5 muhize mushwana. Kubera iki? Ntiwamenye uko batereta neza. Upfa kwiteretera, upfa kuvuga amagambo abonetse yose, upfa gukora buri kimwe cyose, ariko ubuzima bwawe buri kujya mu kaga, ndavuga ubw'urukundo. Ese batereta neza ute? Nta kindi wose abwo uyu munsi ngiye kukwigisha gutereta. Neyo wateretaga ariko ukaba wakoreshaga amagambo atari meza, ariko nanone gutereta bigenda bigira ubwoko bugiye butandukanye. Niyo mpamvu twavugeje amategeko 10 yo gutereta, ariko nanone ngiye kukwereka uko watereta neza. Ayo mategeko wayakurikije ukagerekaho n'ibi, urukundo rwawe rwakomera. Ariko nanone nyine nkuko nari mbivuze, urugo cyangwa se n'urukundo ntabwo buri umwe atereta nkuko undi atereta. Ngiye kukwereka mbese ni keyword uzajya ukoresha kugira ngo urukundo rwawe rubashe kuba rwakomera. Rero nta kindi usabwa wowe uyu munsi usibye gukanda subscribe niba utarayikanze, kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro tubagezaho naho njye bibategurira nkanabibagezaho. Nitwa Aime, wawe ikaze ku bantu bazi iby'urukundo cyangwa se wawe ikaze kuri page yerekana iby'urukundo gusa. Nta rukozasoni, nta magambo asebya abandi, ahubwo ni urukundo gusa. Kimwe mu bintu uzakora kugira ngo uterete neza, muganire mutuje. Kuganira utuje ni kimwe mu bintu bituma umukobwa abona ko nyine uri seriye, utari wa muntu ujagaraye mu mutwe. Kuganira murebana, mubwirana utugambo twiza, ukamubwira I love you, nakavuga I love you too. Mbese mukagenda muganira ibintu bigiye bitandukanye, ariko mukaganira mutuje. Ibintu byo gusakuza ni ibintu byo mu isoko, ariko igihe cyose wageze mu rukundo cyangwa se igihe urimo uratereta, jya ugerageza ube umuntu uri seriye, ureke kuba umuntu utari serious mu bintu byerekeranye n'urukundo. Arega gukundana n'umuntu iwamuhaye umwanya mukaganira, ariko ugerageza utuze, umuhe umwanya, umwereke ko nyine muri kumwe, apana kuba ujagaraye. Nibyo bizatuma urukundo rwanyu rukomera, kandi ni kamwe mu tuntu wakoresha ugatereta umukobwa neza, kandi nawe akagwamo kavuga uti aha niho nari narateganyirijwe, mbese akiyumva nk'umuntu uri mu gituza cya Aburahamu. Ikindi kandi uzakora cyangwa se ukundi kuntu watereta neza ni ukumubwira murebana mu maso. Nyaboneka kuganira umuntu cyangwa se kuganira n'umukunzi wa murebana mu maso, murebana kana ko mu jisho. Tukumva najya mu rukundo. Mbese ugasanga ubuzima bwanyu mu gukundana cyangwa se murimo murateretana, ariko ukagerageza ukamubwira murebana mu maso. Bituma abona kuri serious, kandi bigatuma abona ko nyine urukundo rwanyu rufite aho rugana. Igihe cyose murebana hakubonamo icyizere, ntabwo akubonamo icyihebe. Ikindi kandi kizatuma n'urukundo rwanyu rukomera, kandi akabona ko nyine wamutuje mu mutima wawe, ni ukumusekera. Nyaboneka guseka ni kamwe mu bintu cyangwa se ni kimwe mu bintu bitagoye gukora, kuko hari n'abaseka ugasanga ubuzima bwabo buhise bukomera. Ugasanga njya numva banavuga ngo guseka byongera iminsi yo kubaho, ndetse no gusekera mu rukundo ni kimwe mu bintu byongera iminsi y'urukundo. Igihe cyose musetse nyine bituma urukundo rwanyu rukomera, kandi mukaniyumvanamo. Arega uko ugenda umusekera, ufite amenyo meza, ufite amaso meza, munarebana, urukundo rwanyu rurakomera, kandi mukanaganira mutuje. Rero ndi kukwereka uko watereta neza. Ikindi kandi uzakora murimo murateretana bigatuma urukundo rwanyu rukomera, no kumurinda amagambo y'urukozasoni. Uko muganira, uko mureba, nuko mubwirana, ugerageza wirinde kumubwira amagambo y'urukozasoni. Ariko ibyo ngibyo nyine ni iby'abasinzi n'abasambanyi n'izo ndaya, ntabwo ari ibyanyu mwe mukundana. Ariko gukundana nyine ni ikintu cyiza cyane, ariko nanone igihe cyose warugiyemo nabi ukarujyamo uhubutse utazi ngo bikorwa ute, ugasanga ibyo bishego nibyo muganira, nta ndi magambo meza y'urukundo, nta magambo y'icyizere wamubwira, ugasanga uri kumubwira ibyerekeranye n'ibitsina gusa, aho ngaho buzanye uburaya mu rukundo. Ugerageza rero wirinde kumubwira amagambo y'urukozasoni, ahubwo umubwire ibintu bizubaka urukundo rwanyu. Ukamubwira uti ejo hazaza hacu hameze ute, ese urukundo rwacu ubona rugana. Hari na bimwe mu bibazo ushobora kubaza n'umukunzi wawe bigatuma urukundo rukomera, ariko ushatse kubireba wareba hasi muri video zo hasi bigiye birimo.
Ikindi kandi uzakora cyangwa se ukuntu batereta neza ni ukumubwiza ukuri. Nyaboneka kubwiza umukunzi wawe ukuri ni kimwe mu bintu bituma urukundo rwanyu rukomera. Ariko igihe cyose wagerageje ukagerageza ukabeshya ukavuga ibintu bigiye bitandukanye ariko ugasanga ubuzima bwawe bwose bugizwe no kubeshya, ni kimwe mu bintu bizatuma urukundo rwanyu rudakomera. Ariko igihe cyose wamubwije ukuri ukamubwira uti I love you, ukamwereka ko umukunda nyine, ukamubwira uti ndagukumbuye, ukamuha gift, ukamubwira uti sinzagutererana, ukamuba hafi igihe ari mu byago, igihe mbese ari muri situation itamumereye neza ukamuba hafi, ni kimwe mu bintu bizatuma urukundo rwanyu rukomera kandi akagukunda byanyabyo, akabona ko nawe umukunda byanyabyo. Ikindi kandi cyangwa se ukundi watereta neza ni ukubahana mwembi. Nyaboneka ntabwo umukobwa cyangwa se umugore ari wagenewe gukunda umugabo cyangwa se umusore. Tugerageza umubwire ko umukunda byanyabyo kandi munubahane. Ntukavuge ngo umukobwa ntugomba kubaha umusore kuko ntabwo urukundo ari urw'umukobwa, urukundo ni urwa mwembi. Ariko nyine aho umwe aba yizinga ku wundi niho byashoboka. Niba umukobwa yihoma ku muhungu ni umukobwa uzajya uhora ubivuga, ariko nanone niba mukundana byanyabyo buri umwe akunda undi, ntabwo umwe ari we ugomba gukunda undi cyangwa se ntabwo umwe ari we ugomba gukandamizwa mu rukundo, ahubwo mwese mugomba kubwizanya ukuri kandi mukanubahana kugira ngo urukundo rwanyu rukomere kandi ruhabwe ishingiro n'imbere y'abakundana cyangwa se n'imbere y'Imana n'urukundo rwanyu. Ikindi kandi gituma urukundo rukomera cyangwa se indi style wakoresha utereta umukobwa bigatuma urukundo rwanyu rukomera ni ukumuha keya, cyangwa se no umukobwa hereza umusore wawe keya. Kumuha keya ni kimwe mu bintu bituma urukundo rukomera. Umusore igihe cyose mukundana ukamufata ukamuhanagura ukamukora mu bwanwa ukamubwira utugambo twiza, nyaboneka umusore nibyo yabitanga ariko akagukunda. Ariko nugerageza mukaba nk'abantu bayiseriye mukamera nk'abasirikari ku rugamba, ibyo ngibyo byose bizatuma urukundo rwanyu rukomera. Aho ngaho nyine mu rukundo nyine ntabwo ari ahantu bisaba kuba uri seriye, ahubwo kuba seriye nibyo, ahubwo ntugakabye ubwo buseriye ugasanga kugukoraho ukigira umuntu ukigira umuntu warakaye. Gerageza mu rukundo bisaba guseka, bisaba kuganira, bisaba gutuza, bisaba kubwizanya ukuri, bisaba gukora ibintu bigiye bitandukanye bishobora gutuma nyine kubonamo icyizere apana kukubonamo icyihebe. Ikindi kandi uzakora urukundo rwawe rugakomera hagati yawe n'uwo mukundana ni ukumwumva. Ayo magambo muganira cyangwa se ibindi bintu bigiye bitandukanye mukorana, igihe cyose bitarimo kumvana ntabwo bizagera kure. Umusore niba akubwiye ngo I love you mwumve kandi ubimwubahire, kandi niba akubwiye uti uyu munsi simboneka mwumve ubimwubahire, ejo muzaganire neza kugira ngo urukundo rwanyu rukomere. Ariko urukundo ntabwo ari uguhora muganira kuri telefone, ntabwo urukundo rwa nyarwo ari uguhora mupostingana kuri stati za WhatsApp n'ibiki. Urukundo rwa nyarwo naho umuntu akunda uti ntacyo mukurikiyeho kandi ntanabyandarike ngo abisakaze hose, ahubwo urukundo rutari hanze cyangwa se muri public ntabwo rwasenyuka. Kuko igihe cyose ubw'inshuti yawe ngo uraniwe boyfriend wanjye bishobora gutuma abasagarira urukundo rwanyu ugasanga araguseduje cyangwa se anatumye urukundo rwanyu rusenyuka hagati yawe n'uwo mukundana bitewe n'uko hari ibibi agenda avuga. Ariko igihe cyose urukundo rwanyu mwarugize private ukagira urukundo rwawe nawe bizatuma rukomera. Ikindi kandi gituma cyangwa se ikindi kintu gituma urukundo rwanyu rukomera hagati yawe n'umukundana cyangwa se guteretana byanyabyo ni ibihe? Ni ukuvuga wabanje gutekereza. Nyaboneka hari abantu usanga batunzwe n'umunwa cyangwa se bakoresha umunwa kurusha ubwenge, ugasanga umunwa wewe uravuga ariko ubwenge bwe busa nk'ubwagiye. Jya ugerageza rero wirinde kuvuga utabanje gutekereza, kuko gutekereza ni kimwe mu bintu bituma uvuga amagambo ya nyayo kandi ayo magambo uyabwiye akabona ko uri serious kurusha gukoresha umunwa nta bwenge. Ikindi kandi gituma urukundo rwanyu rukomera cyangwa se urukundo rukomera ni ukwiyegereza Imana. Nyaboneka Imana niyo igena byose kandi niyize buri kimwe cyose. Igihe cyose wagerageje ntuyiyegereze bizatuma urukundo rwawe rujya hasi, rugereba hasi nk'ibere cyangwa se rugwa nk'ibere, kandi kugira ruzamuke biragorana. Imana rero niyo igena byose kandi niyize buri kimwe cyose kiri imbere yawe, gerageza uyizere. Ikindi kandi kizatuma urukundo rukomera ni ukwizerana muri byose.
niba ukubwiye uti ndagiye yegaragiye ariko ukamwizera ukavuga uti iyo agiye ari mu byiza ntabwo ari mu bibi, ariko igihe cyose atangiye kumukeka ntihatangira nabikora avuga uti ibyo ukeka nambishyire mu buryo cyangwa se nambishyire mu ngiro. Jya ugerageza rero mwizerane. Uyu munsi rero nibyo nagutegure nkwereka uko watereta neza. Ibi bintu nubikora bizatuma urukundo rukomera. Nababwiye ko ari ukuganira mutuje mubwizanya ukuri kandi mukabwirana murebana amaso ku yandi musekerana mwirinda amagambo y'urukozasoni kandi mubwizanya ukuri nk'uko nari mbivuze, kandi mukubaha Imana mwembi cyangwa se mukanubahana mwembi kandi mukamuha keya. Niba mukundana nyine buri umwe agaha undi keya. Ikindi kandi ni kumvana simvuga kumvana imiza, ahubwo ni ukumvana mubyerekeranye n'urukundo. Arakubwira uti ibi bintu simbikunda, ukavuga uti kuba atabikunda kandi nkaba ntashaka kumubabaza sinabikora. Ikindi kandi ni ukuvuga wabanje gutekereza kandi ukegereza Imana mukizerana muri byose. Nibyo munsi nabateguriye ngewe, ariko ndagushishikariza gukanda subscribe niba utarayikanze kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Turimo turabategurira byinshi bibanezeza, ariko nugerageza ukibagirwa gukanda subscribe uraba wishyize mu kaga, kuko nawe urugo rwawe nta mezi angahe ruzamara rudasenyutse bitewe n'uko uzaba warateshutse ku nshingano zo gukurikirana ino YouTube channel. Mwakoze kureba ino video, nge nitwaye Imana ikomeze bampera umugisha kandi bahe imbaraga zo kwihanganira ibibazo by'isi, ntimugire umujinya kandi ntimurakare.